Ikaze kuri ya channel yanyu Hospitality TV aho twiga guteka kinyamwuga tugenda twiga ibintu bitandukanye. Ikaze wowe utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo ugumane natwe, hanyuma tugende tukugezaho ama recipe ateguwe kinyamwuga. Iyi recipe yitwa lamb tagine. Lamb tagine. Gumana na Hospitality turebe uburyo itegurwa n'uburyo wayisavinga mu buryo bwa kinyamwuga bugezweho. Urabona ko ipuretinze neza cyane. Urafata ibitunguru bicopingemo duto cyane, nagari kuzicopingemo duto, hanyuma nurangiza ubihurize mu gasorori ushyiremo n'amavuta ya olive oil. Ubu tugiye gukora ibyo bita marination. Ushyiremo n'umunyu uri kowasi cyangwa se sea salt. Hanyuma numara gushyiramo ushyiremo na paprika. Ushyiremo n'ifu ya ginger. Ifu ya ginger. Hanyuma na turmeric ushyiremo, nurangiza ushyiremo na safroni. Iyi ni safroni turiya tw'umutuku. Safroni nacyo ni ikirungo gikunze gukoreshwa cyane cyane mu bihugu byo muri Aziya. Nurangiza ufate bya bintu byose ushyize mu gasororo ubivangavange. Nibimara kwivangavanga neza, turafata inyama z'intama zikase mu ducube. Hanyuma niturangiza tuzimarinetinge muri iki kirungo dukoze, ubundi tubishyire muri firigo bipfundikiye nk'iminota 30. Ushobora no kubishyiramo nk'isaha cyangwa amasaha 2. Uko bimaramo umwanya niko cya kirungo kigenda cyinjira mu nyama bimera neza cyane. Urabona ko ikirungo kimeze neza, cyamaze kwivanga. Urafata inyama z'intama ushyiremo. Umara gushyiramo inyama z'intama zikasemo dutoya, udukibe duto duto, uvangavange byivange neza. Nibimara kwivanga, kumarinetinga bituma inyama ikurura ikirungo, igakurura wa munyu, igakurura za mpumuro za spices twasizemo. Ubundi wayikubita ku ipanu mu mavuta ukumva impumuro irazamutse. Nabwiye ko nzabigisha guteka kinyamwuga, mwegere hino twige guteka kinyamwuga. Hanyuma nurangiza ufate cling film upfundikire. Numara gupfundikira wohereze muri firigo. Ushyire muri firigo kugira ngo ikirungo kimanze gifate neza ku nyama. Hanyuma mu kandi gasafiriya ku ruhande ufate ubuki ushyiremo ku muriro. Ushyiremo n'itomate ziri konkase. Itomate ziri konkase ni itomati wanyujije mu mazi ashyushye, warangiza ukazitonora ukazikuramo imbuto, ukazikatamo duto cyane. Nurangiza ushyiremo na red chili pepper. Kariya ni agasenda, ni twa dusenda duto tw'umutuku. Ufata 2 ukaducopinga neza. Warangiza ugakaranga ka gasosi karimo ubuki n'itomati n'agasenda. Mbibutse ko ibindi biri muri firigo biri kumarinetinga. Hanyuma hano urabireka bikaridiusinga cyangwa se bikagenda bibira gake gake ku muriro uringaniye. Warangiza ugashyiramo butter. Wamara gushyiramo butter ugakoroga ya butter
ukabireka bigashya bikagumya bikaridiyusinga kugeza itomati zihiye. Mbibutse ko iyi ngiyi ari dishi yo muri Maroc, mu gihugu cyitwa Maroc. Iyi ngiyi ni Moroccan dish, niho bakunze korora intama cyane, ndetse hagakunda kubaho n'amaresipi akomoka kuri zo ku ntama. Iyi bayita lamb tagine. Mu yindi safuriya ka gasosi ugashyire ku ruhande, nurangiza ufate indi safuriya ushyiremo olive oil, nurangiza ushyiremo za nyama twe twagiye kumarinetinga uzikarange. Ahangaha biteganyijwe ko uzikaranga mu byiciro, ukagenda ukaranga nkeya nkeya, ariko mu buryo bwo kuekonomiza amavuta n'igihe, kuko igihe kirahenze. Ushyiriramo rimwe ugakaranga zigafata irangi, urakaranga kugeza zifashe irangi. Urabona ko zitangiye gufata irangi, ikirungo kimeze neza, kiri kugenda kimera neza cyane. Urakomeza ugakaranga kugeza zibaye brown, ariko ukirinda gushiriza kuko harimo za tungurusumu n'izindi spices zishobora gushirira. Ni ukwirinda ko bishirira, ukagenda ugaragura. Iyi ngiyi ni resipi nziza cyane, iryoshye kandi yoroshye. Izi nyama z'intama ni inyama zoroshye twagiye dukata ku matako y'intama. Urumva ko ni inyama nziza zoroshye zidakomeye, si ngombwa kuzicanira cyane, ni ukuzikaranga zamara kuba brown, hanyuma tugasukamo ya sose y'itomati n'ubuki twaridiyusinze hamwe, cyangwa se twatetse hamwe tukabireka bikaba reduced. Hanyuma ubivange, numara kubivanga ureke bisimaringe, ugenda ugaragura bisimaringa. Urabona ko bitangiye kwegerana, itomati ziri kugenda zegerana n'inyama, bimera neza. Hanyuma ahangaha urashyiramo lemon zest, ushobora gushyiramo lemon zest cyangwa se ugashyiramo orange zest. Hanyuma nurangiza ushyiremo n'ubundi buki. Muri sose y'itomati twe twasizemo ubuki, ariko naha twongeyemo ubundi. Nurangiza ugaragure, ubundi sose ze kuba imeze neza cyane. Dushyiremo na cinnamon stick kugira ngo bikomeze bihumure bimere neza. Nurangiza ushyiremo prunes wakuyemo imbuto, ukaba wanazisokinze mu mazi ashyushye. Izi prunes uzikuramo imbuto, warangiza ukazisokinga mu mazi ashyushye kugira ngo zorohe, hanyuma ukazivangamo hano. Hanyuma igisigaye ahangaha ni ugupfundikira, ukabijyana mu ifuru nk'iminota 20. Iminota 20 yashira biba byamaze gushya. Cyangwa se utaba ufite ifuru ukabirekera ku muriro, ugakomeza ugacana bikaridiyusinga. Ugatetsinga ku umunyu urimo, wakumva umunyu ari uwo ukarekeraho, kuko n'ubundi tuba twakoresheje umunyu. Ahangaha noneho duteke kusikusi. Kusikusi abenshi bavuga ko ari umuceri, ariko ubundi kusikusi ni ingano baba baranyujije mu ruganda bakazikora kuriya. Kuziteka rero si ngombwa ngo ujye kuziteka ku muriro, ni ukuvuga ngo uburyo baziteka, niba kanari agakombe kamwe dupimye, urapima agakombe kamwe kuzuye neza. Iyo uri gupima unyuzaho ikintu bikaba biringaniye n'umusozo. Nurangiza ya kusikusi uyishyire mu kantu, upima amazi ashyushye ari kubira, akiva ku ziko ari kubira, 1/2 cya ya kusikusi ushyiremo.
numara gushyiramo uhita upfundikira na aluminium, upfundikira iminota hagati y'5 n'10 na aluminium. Ubundi kusikusi iraba ihiye, nta kundi kuyiteka ngo wenda ngo urajya gutereka ku muriro, hoya ubikora gutya bigashya. Hari n'abandi babishyira muri steam, wamara kubikora kuri ugashyira ku mazi ari kubira hejuru ukongeramo steam bigashya, ariko gutya birashya. Nyuma y'iminota 5 urongeramo umunyu, wongeremo na olive oil, hanyuma ufata ikiyiko ugende ugusanza neza kugira ngo udafatana. Kunyuzamo ifurusheti ni ukugira ngo bidafatana. Nuko nguko bateka kusikusi, iraryoha cyane. Niba utarayirya ugende uyigure rwose, ugende uyigure uryeho wumve iryoha kubi. Hanyuma ahangaha kusikusi imaze kuboneka, urabona ko imeze neza. Reka twumve ko ihiye. Okay, urahiye. Igisigaye dusubire kureba ko za nyama zahiye neza. Urabona ko zamaze kuriducinga, zimeze neza. Ahangaha zimeze neza. Turakuramo iriya cinnamon stick, uravanamo cinnamon stick. Numara kuyivanamo bibe bihiye, nta kindi. Twumvise ko umunyu urimo, nta kindi. Urafata isahani ushyireho cookie cutter. Reka mbigisha uko uzajya upuretinga mu buryo buri professionnel. Mujye muteka mu buryo buri professionnel, munasavinge mu buryo buri professionnel, ibintu bigaragara neza. Fata cookie cutter ushyiremo kusikusi yawe, nurangiza uyitsindagiremo neza n'ikiyiko. Numara kuyitsindagiramo neza n'ikiyiko kugira ngo yegerane itaza gusenyuka cyangwa se ugasandagurika, ufate indi cookie cutter iri munsi y'iyi ngiyi uyigerekeho hejuru. Ujye ukurikira tekinike nkwereka kugira ngo nujya gusavinga ibintu bizabe bigaragara neza. Muri ya cookie cutter wageretseho hejuru aba ariho warurira inyama n'agasosi. Waruremo inyama ushyiremo n'agasosi, hanyuma nurangiza uterure cookie cutter yo hasi uyivanemo, hasigareho iyo hejuru. Umaze kubona ko isosi yicaye neza kuri kusikusi n'inyama byicayeho neza, fata iyantuza ya cookie cutter uyizamure witonze, uyivaneho, uvaneho na ya yindi iri ku nyama ubivaneho. Urabona ko bisigaye bihagaze neza. Nurangiza ushyireho urukundo cyangwa se garnishing. Ushyireho akarabyo ko kuganishinga, uganishinge bise neza, ubibona abone ko bisa neza. Nababwiye ko apeti ihera ku maso, icy'amaso yashimye agahereza ubwonko, utangira kumva apeti yuzuye mu mubiri. Ubundi amazi akuzura akanwa, ugatangira kugira ubushake bwo kurya. Amaso niyo arya mbere. Mujye mudekora ibintu neza, bibe bisa neza. Mwarure neza ibintu bise neza, nubireba abone ko byaruye neza. Urareba wabonye kusikusi iriho inyama hejuru ukuntu imeze? Ni tekinike, ibintu byose ni tekinike. Muteke kinyamwuga, mwarure kinyamwuga, ibintu bibe bisa neza biri finyore. Mugume kuri Hospitality TV, mukore subscribe, mukore like, musharinga no mavideo, ubundi twige guteka kinyamwuga. Twige guteka kinyamwuga naho muri video y'ubutaha.